Ishimwe Dieudonné Preskit sinkuzi wa mwana we nakumenye kubera n'uyu murongo nahisemo iyo ntabuyu ntago nari kumumenya kandi kuva bayeho namubonye rimwe mu maso ku mukwe bwe yantumiye ariko abaye ari hanze namwifuriza kugumayo kuko kuza aje gukora uburoko bw'imyaka 5 n'umugeni w'icyaruke ntago giye vugira ntago mvugira gucinya inkoro ntayo ncinya reka itonde inkoro uretse nshobi no comment kuko nayo related nayo turaza kuzihuza ariko se uyu we Karegeya nawe mbona arusha bampora iki gucinya inkoro uretse ugutumye ingingo nashaka kuvuga komeza urayirangije ese ko we wamagara abatukana waba nta nari muri abona ibitutsi bya kasuku abantu benshi ingingo zirabanyinshi abatukana bo narabasubije no kuri primo narababwiye nagasuku namugarutseho uze kunyibutsa dore uri kumvanga yego icyo nzi cyo gasuku vuba cyangwa kera hari ikigomba gukorwa ku bitutsi bya gasuku tubishaka tutabishaka nibitaturuka kuri we ku giti cye bizaturuka kuba mukoresha bizaturuka ku nzego cyangwa bituruke kuba yatutse icyo cyo bakimenye nta byinshi biruta iminsi ariko bizaba nawe abyumve n'abamukoresha babyumve icyo cyo ndakivuze hanyuma rero uti ngo aragira gute size umuntu bavuze nari mvuze icyo gucinya inkoro kuko wari reka iyo nza kuba nducinya inkoro iyo nza kuba nducinya inkoro nta nubwo yari kwirwa ikoboka hese ngewe icyanjye nuko umurongo mfite reka tubasuhuze abakurikiye Karegeya Omar Pano twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi njye basuhuza kuri kamera nitwa Jalas imbere yacu cyangwa se imbere ya screen zanyu mugenzi wacu turi kumwe ni bwana Karegeya Omar Jean Baptiste mumenyere hano kuri Karegeya Omar Pano nk'abakoze subscribe nabo umwihariko ariko nawe utarayikora ushobora kuyikora ngo ikaze Karegeya wiriwe neza mwiriwe neza umezite turaho bisanzwe cyumweru turabona turimo tugisoza yego gashimire rero abakunzi bacu abavandimwe nabafana na bese sinzi ko navuga inshuti nyashuti tuganira bubakwa n'ibyo tuvuga yego utangiye usuhuza abafana nanjye ntabwo nabarenze ingohe kubera ko ni kenshi tubona comment zitandukanye zaba batwandikira ariko ku kiganiro cy'ubushize n'ibindi bike bimwe na bimwe nagiye nyuzamo amaso nkabona hari ababa batumva ibintu mu buryo wenda babivuze yego cyangwa se bakagira ukundi kuntu babyumva hari comment nkeya zirimo ngira ngo twaranazisharinze hagati yanjye nawe nanjye narazibonye yego bavuga ariko ukabona ko hari n'abashaka kukwikoma ati nawe uri umuteruzi w'ibibindi bafitemo ubwubahane buke ibyo turaza kubivuga n'andi magambo gukoma amashyi ibintu nk'ibyinshi cyane ndagira ngo tuze uragenda usoma imwe ariko reka mbikoreho introduction ko hano ni mu rugo turaganira yego Lorenje Sale Slava famille ni famille nubwo baza bafite abazana ama comments zirimo uburakari ubwubahane buke ariko nabacu nabacu ntabwo baje cyese niba baraje bazanywe no gutukana ariko simbihamya kandi ni bake cyane commentaire muri 60 yo haje meshatu harashize n'igihe ngira ngo n'ubwa mbere ngiye gukora kuri commentaire zo ku kiganiro cya hano ibindi byose nabashaka kubyihanganira ariko kubera ko cano igamije kwigisha ibyo bintu ntibazabyibagirwa cano igamije kwigisha kandi cano yashinzwe n'abanyeshuri banjye nigishije bakaba bitunze naha nzabigisha abashobotse kazi ko ntawe uzanana rwose ni inshuti ntabirenze so rero genda imwe ku yindi ariko genda imwe ku yindi iminota mikeya hera ruhande rwose nta kibazo amazina zangomba nyazi ariko by the way nge nshimira n'abandi baba bazana commentaire zisupport reka uriyangana nje kuziheruka wenda nago zose muri yazijyamo reka turavuga nko kuri ziheruka wenda urageneraliza urajya uvuga imwe hari wanditse witwa Alvin ati rega wowe uri umuteruzi w'ibibindi nk'abandi kandi kubakunda uko
gusa ntukajye wiyita umuntu udatinya kuko nta munyabwoba nkawe muteruzi w'ibibindi we. waratukanye urebye yanyibasiye nka kumwe kwa Jean Paul kuri jori anyisa umuteruzi w'ibibindi sinterura nta n'ibyuma sinigeze mbiterura muri siporo nakoze no guterura sinigeze mbigira babyumva cyo kora nakinnye basket yego mbo muskuti ibyo niyo bintu bindanga mu buzima bwanjye so guterura ibindi sinzi icyo ashaka kubyita iwacu habaga ibibindi twaturagamo inzoga bashiki banjye kandi dufite abantu babishinzwe twanabitaga abahutu urebe n'igisetso so kunyita umuteruzi w'ibindi nk'uwo ngo urumva nawe arimo arasatira kugira ngiye nterura mikoro nterura na kamera sinyanyiterura nterura mikoro nterura ikaramu yego nterura ibitabo urumva uwo muntu arimo aradeviya pe ariko yihangane natikosora ubwo nyine ariko tuzagerageza azakosoka nta kibazo umuteruzi w'ibindi sinzi wakoresheje iyo terime niba ari twagira mungu niba ari rusesabagina sinibuka ayo materima ariko na materima bashaka kugarura utuntu twatundi dukunda kuvuga kuzuru twaboze ariko guterura ibindi pratikoma nize lettre at least iyo mba narize construction bakavuga ati uri umuteruzi w'inyundo je nize lettre ikintu natereye kiremereye ni dictionnaire abyumva ni iyi mikoro nibyo biremereye ikindi ni ikaramu gusa ntekereza ko wenda yaba yabivuze muri context se kuva ko uri gucinya inkoro nta nkoro njya cinya haraho babivuga gasome neza ndababwira uitwa rutigitaba bita amazina akomeye amazina kuba ko ari amahimbano gisoma ati Karegeya aragenda yegera ububwa ngaho ariko se koko yego najyaga ngira ngo ni umugabo w'ijambo none nawe yagiye mu bukoma amashyi yego uyu ni umwe oya rekeraho harimo ijambo ububwa harimo gukoma amashyi ikindi ni iki najyaga ngira ngo ni umugabo w'ijambo good iyo ni inyuza ni ya mbere uwa mbere yavuze ngo ntukavuge ngo ntutinya reka mbabwire mama yajyaga avuga ngo kwa bwenge havuze induru kwa bwoba havuga impundu gutinya ni kamere y'umuntu yego ariko nanone hari gutinya ubwoba utinya ubwoba we no utinya nyagutinya no mu buriri ntavamo atinya igihu sibyo icyo nicyo shaka kuvuga ariko kutagira icyo utinya na kimwe nanone ntuburi umuntu nta bwenge uba ufite iyo utagira ubwoba nta bwenge uba ufite hanyuma uwa kabiri ati uragana mu bubwa nk'uko urumva ko ntawataniye na ba jori babyumva hanyuma akongera ngo gukoma amashyi savidirwa niwe washyizemo iyo gucinya inkoro iya gatatu iragira ati ariko abantu usomye iya kabiri numve niba Karegeya aragenda yegera ububwa najyaga ngira ngo ni umugabo w'ijambo aha reka rero twumvikane bavandimwe bakunzi bacu ba pano kuba umugabo w'ijambo ntabwo ari uguhora mvuga ibyo wishimira wowe yego hari abantu banyitiranya ndashaka gusubira mu mateka hari abantu banyitiranya hari umuntu yumva nkoze ikiganiro yakwibonamo akagira ngo nzahora nduwe kandi we ahwari atahava njyewe rero nduyu abantu banyibeshyaho barebye amateka yanjye barebye uko nteye barebye ibiganiro byanjye baribeshya basubire mu mateka nkunda kuvuga nibura abantu banzi kuva 87 kuzamura bahere kubo twiganye muri segonderi uku niko twamye ariko nanone uko twamye uwibeshya n'uvuga ngo noneho Karegeya yabaye umugabo kuvuga ijambo rinyerekeyeho ntabwo ariko bizahora parce que wowe niba uruhande rwawe wowe ufite uruhande wamaze gufata ruri muri uno murongo udashobora guhindura hari aho wibeshya ni wibeshya nzagukasa hari n'abavuze ubushize ngo Jean Paul ngo na Theogene ngo bagize ibyago ngo none ngo ngewe ngo ndi guseka imbohe ntabwo ari guseka imbohe ni logique ntabwo nzabogama ngo kubera ko ari bagenzi banjye nababwiye ko Theogene nakoreraga ibiganiro iwe ariwe manager wa channel saa sita nkaryiwe akagura byeri tugasangira tugakora ibiganiro 2-3 akamanaginga channel yanjye kuri akoresheje kamera ye machine ye n'abakozi be ibintu byinshi twakunze kubijyanamo ariko ntabwo yajya mu bibazo nanone ngo mvuge ngo kubera ko ngo wari muri nabonye barakikomye cyane hari n'umuntu wanyandikiye personal
aravuga ntabwo Karegeya yagombaga hari n'uwampamagaye mu Bufaransa ambwira ati ngo navuze ngo Theogene arikunda ibyo kwikunda kwa Theogene nabibwiwe n'umuntu bakoranye ku Nyarwanda naranakivuze ngo hari umuntu wampamagaye mu gitondo ambwira ko ngewe imbere yanjye Theogene ntabwo yigeze agaragaza kwikunda kuko kwemera kumanaginga cano yanjye akajya ampa n'amakuru ku bya YouTube nkajya gukorera iwe muri jaride tusa ibintu byinshi ntabwo nigeze ariko niba abandi babivuze ntabwo nabihisha nkuko byageze nawe nzi ko tutabipfa ntabwo nzavuga kubera ko havuzwe uwo tutavuga rumwe n'inshuti yanjye ibyo si ikibazo iyi ni wanjye barabizi kubera ko hari igihe buryo uhitamo ari abantu bantekereza bakantekereza muri ntuza mu mirebere yabo no mu myumvire yabo ntabwo bishoboka ntabwo wakurura ngewe Karegeya ntabwo wankurura mu myumvire yawe abantu bamunzwe n'ibintu byinshi bamunzwe no gukunda amafaranga bamunzwe no gukunda n'ibintu bijyanye n'amoko bamunzwe ibyo byose iwanjye ntibihaba so rero niwumva ngo navuze ukumva avugiye neza akarere uvukamo ntugire ngo bizahora gutyo urumva kandi ndabareba benshi no mu myandikire ndababona uri kunyumva ariko ubu n'ubuzima twabayemo kuva kera bazabaza abo twiganye segonderi muri Bicumbi ntabwo ikintu cyose ugikorera ngo baravuga yes ntabwo giye vugira ntabwo mvugira gucinya inkoro ntayo ncinya reka itonde inkoro uretse nsome no comment kuko nayo related nayo ariko se uyu we Karegeya nawe mbona arusha bampora iki gucinya inkoro uretse ugutumye ingingo nashaka kuvuga komeza urayirangije ese ko we wamagara abatukana waba nta nari murabona ibitutsi bya Kasuku abantu benshi ingingo ziraba nyinshi abatukana bo narabasubije no kuri Primo narababwiye na Gasuku namugarutseho uze kunyibutsa dore uri kumvanga icyo nzi cyo Gasuku vuba cyangwa kera hari ikigomba gukorwa ku bitutsi bya Gasuku tubishaka tutabishaka nibitaturuka kuri we ku giti cye bizaturuka kuba mukoresha bizaturuka ku nzego cyangwa bituruke kuba yatutse icyo cyo bakimenye nta byinshi biruta iminsi ariko bizaba nawe abyumve n'abamukoresha babyumve icyo cyo ndakivuze hanyuma rero uti ngo aragira gute size umuntu bavuze nari mvuze icyo gucinya inkoro kuko wari reka iyo nza kuba nducinya inkoro iyo nza kuba nducinya inkoro nta nubwo yari kwirwa ikoboka ngewe icyanjye nuko umurongo mfite kuva mfite imyaka nibura 20 utigeze uhinduka ab'inkoro ni babandi binjiranye ibiceri twe twakoreraga amafaranga ntabwo umuntu wijiranye ibiceri muri 2003 icyo gihe nakoraga amafaranga 150 yaza ngo acinye inkoro agere ahantu nge ntaragera iyo nza kuba nduyicinya inzira turazizi bye babyumve inzira bacamo turazizi ariko kubera kudashaka guhinduka ngo ubigikoresho cyuyu cyangwa uyu twagumye gutya kandi turiho icya kabiri hari abantu mu Rwanda utangiranya nabo ngo mbyemere ngihanganire harimo n'uwo banditsemo Gasuku urabutinyira ikivuga uwo bavuze mbere Gasuku sacinye inkoro kwatukana bampora iki niwe bavuze uhereye kuri uwo hari nabandi umwe babiri umwe n'uwiswe undi n'uwiswe igisambo undi n'uwasabye hinduka barahari batanu bashobora no kurenga muri runo Rwanda utangereranya nabo ngo mbyishimire ko bimeze abantu bose barangwa no kuvuga ngo ubona ibintu byose avuga biganisha ku nda ye uwo ntago wangeranya nawe ngo mbyemere kuko ngi byanjye mfite uko mbikora no kuba imyaka irenze 30 position mfite idahinduka ntihindurwa n'ibihema idea kunyumva nongere mbwira abakunzi bacu ariko turaza kongera tugaruka mbwira abakunzi bacu sinavuga ngo harabavuga ati uyu mugabo avugisha ukuri nuko twahoze sinavuga si ibintu nashishikariza abantu ariko giye kuba mbibayemo nkabagejeje imyaka 51 n'igice uwo murongo nihaye nta urabangamira cyangwa nanjye ngo nteze ibibazo simvuze ko abantu bose wasanga arabagiye uteza ibibazo amahirwe nkuhagazemo nta kibazo uranteza umuntu wirwa rero ambwira ngo nejo barakujana baranjana si imyaka yingeze badahari no kameme abandi barabajyana bafite za 30 akabagezemo kabiri ntabwo ari ukubyira rero abantu bagiye batandukanya nshuti zanjye bavandimwe ubu ntabwo nishimye kuko sinkunda abantu bamfata uko ntari
ntabwo ibyo nkora mbikorera mu nyungu runaka. Mfite umurongo wanjye, ubwoba bwanjye burapimye, bufite ikigero buriho, gutinyuka bufite uko biriho. Unshinzwe nakubwiye ko sinakubwiye ubushe siwe nabwiye ko umurashi w'inyombya ahora afoye. Kandi nanjye nzirimo. Aha. Ko tuziri. Nanjye ndayiri. Turaziri kabisa. Nanjye inyombya ndayiri. Ndabizi ko umurashi w'inyombya ahora afoye. Ntacyo natanze ngo batarafora. Ntacyo natanze ngo ngeze iyi myaka. Ariko hari ibyo nawe ashobora kuba agendera. Inkoni ihiriye ntihira inzara. Simvuze ngo arekure, simvuze ngo arekure igihe kitaragera, ariko birashoboka. Nta gitangaza kirimo. Ariko byonyine abantu twumvikane, twumve ko kuvuga ukuri bitandukanye no kwirarira. Ntagira umfata nkuwa nkunirari no. Ngewe nafashe umurongo kandi nkubayemo. Ntiwanyijije, ntiwananyishe. Hari abafata indi abo bacinyi b'inkoro uzajure uko barangira. Uranyumva? Yego. Kandi kurangira kwabo ntibageza ku myaka nk'iyanjye. Umuntu ku myaka 20 ibiceri bingahe? 30 miliyari 35 mageragere. Ubwo sibyo bibaza iki? Nicyo bashaka. Iyo nza tukuba nducinya inkoro mba narageze aho ashoboka hose. Heza na habi. Heza nagize gute? Na habi. So abantu rero bamwe ushobora gusanga hari abantu bari bashyashya kuri channel yanjye batarigeze banda mu bindi biganiro. Nabandebye mu biganiro bakambona kuri YouTube abari basanzwe banzi, abasanzwe banzi. Ndavuga abo twiganye ibicumbi, abo twabanye mu giskuti, abo nabanye nabo abo nigishiye muri ibyumba nakaje ibyumba, abo nakoranye nabo nareze muri SOS, abo baranzi baje babaheraho. So ntabwo uyu nguyu bareba ntabwo higeze ahinduka. Abumva ko nahinduka kubera inyungu runaka, tanto zigendeye ku turere, zigendeye ku nyungu, zigendeye ku mafaranga, zigendeye ku moko, simbamo. Please ntabwo mbamo. Ntabwo mbamo nubwa mbere mbivuze aho tuva. Yego. Abakurikira Karegeya Omar Pano nabazi ko harimo inyungu zo kugira icyo bunguka mu mitekerereze yabo. Pana mu byagurike oya. Buriya abantu bakera bagihanganire ahantu bakibasha kubona ibitabo bisomwa byanditse bitari online. Hari igitabo bitaga Epopezuru cyangwa Chaka cyo gifite cover ya shokora. Epopezuru Chaka cyari igitabo kirimo ibitabo bibiri. Icyazuru icya Chaka kikabanza, haho cyo kindi cya kabiri kitwa Vehi Fiozane. Icyo cya kabiri nicyo shaka kugarukaho. Vehi Fiozane yari histoire igaruka ku mukobwa wabyaranye na se. Umukobwa wabyaranye na se. Yeah. Umubyara. Isomo riri muri icyo gitabo rivuga ngo ikinyoma cyunga kiruta ukuri gusenya. Anyumvise? Bari kunyumva? Ikinyoma cyunga kiruta ukuri gusenya. Twe twabaye muri jenoside turi bakuru my dear. 22 ntabwo nari umuntu ukure, ntabwo naricishwa. Sibyo? Ntabwo naricishwa ha. Byabaga baguri kubibona. Oya nifite n'ubushobozi bwo kuba nagira icyo mbikora. Yego. Activement ou passivement. Icyo nawe utakizi ntibagire ngo nukwirarira. Ariko iri ramwe zashoboka kuza. Bati kakanyenzi gaciye hakagiye wenda wakanaze muri prof. Bati yamaye tigakuyo kari kurenga bakiruka. Ntubabeshye se. Iyo uvuga ukuri se bakakavana muri plafo ubu mba ndaha. Yesho. Haravuga ibyo batazi. Haravuga ibyo batazi. Nuza Vehi Fiozane niho havuye icyo kintu. Hari umudamu baje kubugisha kubaza ukuri kwabyo. Abona ko navuga ko uwo musaza yabyaranye n'umukobwa we, umusaza arajya mu magi. Yego. Ariko arahindura. Ahinduye sinzi ahantu yageze igitabo urumva nari nyifite bahanuye indege Habyarimana naraye nkiromese. Uwo munsi nibwo nari nakijyanye muri bibliothèque Musha muri Crack bayitaga Cercle de lecture et d'animation culturelle. Nyereza umugabo witwaga Habineza Emmanuel wari préfet wa Paji. Bukeye mu gitondo niyo bahereho baramwica. Wiruhanga. N'umudamu wavukaga hano za Kabuye. Bari n'abakaratika ariko haje abantu bagize. Ndakimuha turanaganira tuvuga kuri ibyo bintu ariko situation twarayirebaga tuyisoma aho igana mu higitabo ubwo byari nk'ibyo kuvuga ngo ntazagire iyo karake ntizambareho umwenda. Yego.
twari turangizanyije rusisi icyo gitabo nibwo nakiromese ko nyuma nararogeze kuba ntarakigumanye iyo menya ko buracya biga turika nari kukigumana nkunda kugitangaho reference ariko sinkibona ababasha kukibona zarebe ako gace ka kabiri kanditseho Veifyozane habonekamo umudamu baje guha ubwo buhamya nyuma uwo mudamu agera ahantu ahura n'ingamiya yafunze umuhanda abantu batagihita uwo mugore uzi ukuntu yamubwiye ngo burya ijambo rirarema maidia abantu badukurikira bajye bumva ibintu ijambo rirarema yaribwiye ngo ngamiya niba mu buzima bwanjye nabera nta wundi mugabo ndabonana nawe usibye uwo twashakanye ngamiya va mu nzira ngamiya irahaguruka iramwumva ijambo rirarema ibintu nabyo kwicara abantu bishushanya menya ngo isaha bizagera ugaragare uwo mudamu yavugishaga inyamaswa zikumvikana parce ko yabaga zibwiye ukuri so rero burya ari ibintu ari nakubwiye ibintu ubwo abantu bagomba gutandukanya hari ukuvuga ukuri hari ukubeshya hari uguhisha ukuri hari no kugoreka ukuri kose si ngombwa kukuvuga ariko kutavuga ukuri nibivuga kubeshya urakubika ukakuryamira kukaba hari ukuba mwikofi hari ukuba ku munwa hari ukuba mu mufuka w'imbere uranyumva ntabwo ukuri kose ari ngombwa kukuvugira igihe cyose uboneye icyo nicyo aho niho hava ubumuntu ntabwo ukuri kose ari kukuvuga n'importe comment n'importe ka n'importe qui an e uranyumva nuvuga ngo ntabwo ibiraha byose birajya hanze hari ibitegereje igihe cyabyo ariko sinanabigoreka nanone kugoreka ukuri nibibi kurusha ukwihorera urakubika ukazagira umwanya kandi abantu benshi barabizi ko hano harimo byinshi iyi ntabwo ari watermelon mbayigira aha harimo byinshi bivamo urumva baba bansembuye noneho rero ngiye muri principe zanjye mpamya ko guhanwa kubeshya ukanahanwa ubuhanwe kabiri ubukoze ibyaha nka bitatu wikoreye icyaha wowe ubwawe wibeshye wagikoreye icyaha societe wakoreye icyaha uwo wagikoreye ariko n'Imana kuba yemera abadukurikiye bahanyumve uribaza gufungwa kandi mukuburana waranabeshye gufunganwa romo rufunzwe kabiri wowe wifunze na leta igukatira ikindi yewe wimyoza ntawo kabura sha iyo mbimenya nkanavugisha ukuri nge rero uko ndeba byose nabigiyemo wiki bibe mu bihe bibi bibe mu bihe byiza ni gutya kabisa ni gutya so rero ari iyo nkoro kwiciye ngira ngo biri mu bituma wenda niyo nacinye itapfa kwemerwa kuko ntago napfa guhinduka ntago ntwarwa n'ibindi wayicinye igice ntago ntwarwa n'ibindi kuko iyi myaka okay ntago ntwarwa n'ibintu umuntu utekereza ko Karegeya yacinye inkoro ku myaka 50 ntago wacinye inkoro abandi bazicinye kuri 25 iyo mbishaka ku myaka 22 n'itatu barageze 30 yo umutobe narawumaze nkasigira abandi igikatsi ntago nirariye please nizera ko abantu badukurikira banyuma kandi abanzi baranzi yego so rero umuntu uvuga ngo nawe uri nk'abakana ungereranya n'umuntu waje ejo bundi nkorera 150 muri SOS afite ibiceri bitatu ukangereranya n'uwo nese yaraje mu mustari kuko ko tutabonaga ariko dore aho bimugejeje kuki ari ngombwa kugereranya na bene nabo ngewe buri muntu aba ari unique sibyo iyo nanjye nza kuba nubwo ntajya iyo nanjye nza kuba birase byananira birabyananira nkubwira undi utapfa kungereranya nawe nubwo wari umuhanga cyane n'umuntu wavuze agatsiko k'amabandi yarangiza kakajyamo mirimbiri uriya hari ahantu muri ya myaka yaje nanjye sa naho nta kontra y'akazi nari mfite akajinya karanyica njya ahantu nzi neza ko bagira ndavuga ariko koko umuntu watukanye haraza mukamuha ikimodoka ngenda aho nicisha zibujisho nanjye ngenda ntukane ibyo bintu narabivuze ndabizi ko isha byankoraho ariko kwari ukuri kwanye nabwiye umuntu ajya hari agatukana nge urumva nge nizere trepe amahamba gutukana iby'abashumba twarabyigaga iyo mbishaka iyo nanjye shaka kuvuga ngo nanjye ngire gutya ndaragiye ngatukana
wenda ntatukana inyombya bakayirasa amatama cyangwa se nanjye bakangira gutyo kuko ntabwo bivuga ko amahirwe ye ariyo yanjye. Hari abantu utangereranya nabo rero kuko ibyo byose byagiye biza tureba, ariko kubera ko uzi neza ko nucinya inkoro ejo bishobora guhinduka. Ushobora kuba uyicinya ku isarabwayi, ejo haza buroke cyangwa ruriba bikagukomerana. Banyumva? Kandi ugasanga ntihagire uwumva ko niyemeye. Njyewe umurongo nahisemo mpamya neza ko untunze ukantungira abana. So rero ntabwo wangereranya wikwigunyiranya n'abandi bantu. Umuntu wageze kubye ataraciye mu nzira nk'izanjye mureke, iyo niyo nuzaye, niyo desteye. Umuntu ufunzwe rimwe kabiri gatatu afite imyaka 30 45 nta nubwo wanangeranya nawe kuko ngeze 52 ni nagenda ntago nzaba nkindutse. Sibyo? Napfa sinaba nkindutse ndabyiruye, nafungwa sinaba nihuse, imyaka 50 irahagije. Kandi mu myaka yanjye abo urungano rwanjye benshi basogongeyo musoso ari wewe cyabyihorera. Ibyo si ukwirarira, si ukubakina ku mubyimba, ariko hari uburyo umuntu aba yararinze intambwe ze. Kuri iyi saha rero ntago mu myaka 50 ari wo yo gucinya inkoro. Iyo tuzicinya natwe tuba twaratunze ibya mirenge. Iyo myanya yose yatangwaga tureba amayida ntabanga ririmo tureba ariko ukavuga uti uyu mwanya uratuma personality yanjye nyihindura nuwo kumara iki. Twari dutegereje ko ibi bizagera tukajya kuri izi mikoro. Icyakabira abo bantu okay iyo recommentaire ya gatatu indi yo wabaye nkwivuga ko bari bavuze ngo tuzi isi ntisakaye. Yego ndabizi ko idasakaye, ariko isi ntisakaye. Ibyo nukuntega iminsi, wintega iminsi deste yangira hari. Isi ndabizi ko idasakaye, kandi imyaka ngeze hano ubundi sinigeze nyibona isakaye. Nta na rimwe yigeze isakara, nta na rimwe yigeze igira gute isakarwa. Ni ibintu uzi ndabizi, nta na rimwe yigeze isakarwa. Abakomeye mu Rwanda waruzi ko bavaga mu ndege bajya mu ndake, uzi kuva mu kirere. Donc ubundi haba icyo bita by sea by land, ariko uzi kuva from by air ukajya by land ukajya by sea under sea. Umuntu akava mu ndege ajya mu ndake ku butaka atagaragaye, akazongera akabugaruka. None iyo uri mu ndake se ibisakaye cyangwa ahubwo iba iri kwipimira kwicurikiyeho. Uraniga iminsi ngo bigende bite. So rero hanyuma hari kandi utazanye bavuga ati urabona Karegeya reka nabyo bivuge ati Kagame yarabahabuye. Ariko nyewe umuntu ujya kuri channel yajya akazana izina ry'uwo mugabo ababemukiye cyane. Uriya si uwo guhoza mu magambo, singana nawe, sinaciye mu nzira nk'izi, simfite imyaka nk'iyi, simfite ubutunzi nk'ubwe. Ahubwo se utamuhabutse umusirikare mu ngabo zinyuranye, umunetsi, imyaka ye iki, uriya nuwo kuvuga ngo namuhabuka utamuhabuka n'indubwo utamuhabuka niyataba perezida kumuhabuka ni ngombwa. Ko general si umuntu ubonetse wese na background irahagije. Yes, general wakoze mu iperereza akageraho perezida w'igihugu. Ngewe no kungereranya nawe pe mwamukabije yamabura gute se yari yambona. Urareba gusa nawe ugakora imibare yawe, nibwo bwenge. Nibyo nakubwiye ngo mama yajyaga avuga ngo kwa bwenge havuga induru, kwa bwoba havuza impundu. Utamuhabutse ngo nibyawe nyine, ubwo iwawe nyine ntawe urabyumva. Ziravuga So rero nabo bavuga abavuga gutyo rero benshi nanze gutobora neza 100%, ariko nzi neza ko abanyarwanda barimo ibyiciro byinshi. Hari ibyiciro bigifite imitekerereze ku ngoma za kera, hari ibyiciro bifite imitekerereze ku ngoma y'ubu nabyo bagakabya, hakaba n'ikindi cyiciro cy'abantu bari hagati na hagati. Ngira ngo hari ni nkaho nge naba mbarizwa. Rero hakaba abantu batanyumva iyo mvuze kuri kimwe bakabona nahengamiye kuri kimwe ati uwo ni uwacu. Ejo navuga ku kindi bati ati noneho yatangiye ubukerya ngo ubuga kabisa. Nukombaho pe, nukombaho. Ntabwo uwo murongo nawe uhisemo nzi ko hari aho uzangeza, washobora no kumitana, ariko kuba nkiriho ndashaka gukangurira abantu ko kuba wagira uwawe murongo ukaba netre
bishobora kuba byakubeshaho kandi ukazagira icyo uvuga mu myaka mikuru kuko by the way iyo umpitana mu myaka 25 simba nicaye ariko kuba ngeze iki gihe mfite uwo murongo nakora ikiza mvuga ngo kana karandeba nzabihemberwa najya hariya ngo nyine script zitagira cinema urumva nkaba uwondiwe nkaba ngejeje kuri no myaka please ya reka comment se nkaho nzihinira aho ngaho ndabizi bazavuga ko nirari ariko ikibazo abanyumva bazanyumva kandi ikiza session biri open yego rwose nta kibazo habeho ariko babyumve pe babyumve ya reka nyemerera nkubaze kuri iki kintu ntabwo ndi butinde cyane uraduha ukubyumva uteye metero kuko ni speculation yego bamwe bati Ishimwe Dieudonné yahunze igihugu Prince Kid abandi bati Prince Kid ari imbere mu gihugu ibyo ntago ari byo ngira ngo wenda ngo ariko ayo magambo ntago ari opposite guhunga igihugu gusohoka ni nka kwa kuri kwangi bushize igihe nari muri Sweden gusohokera hanze y'igihugu no kugihunga biratandukanye cyangwa se ari hanze y'igihugu ariko kugihunga shoko kugihunga cyangwa yagiye gutembera cyangwa ari hanze y'igihugu n'urugero ndashaka kubwira ngo guhunga igihugu ntago opposite ari kuba mu gihugu kuba hanze y'igihugu ntago ari synonyme yo guhunga nagari synonyme ariko urumva nyuma yuko bamwe baravuga ko yaba atari mu gihugu ayaba atari mu gihugu abandi bakavuga ko ari imbere mu gihugu yego ndagira ngo utere imetero reka dutere imetero tubanze turebe ngo ese birashoboka ko yaba atari mu gihugu Jean Paul yavuze ko ari ugushinyagura cyane ko yavugaga ati bashobora ibyangombwa bye baba barabifashe nyuma yo kugirwa umwere hakaba ubujure bwa parike yagizwe umwere icyo gihe ari umwere niyo mpamvu yakoze ubukwe ambone diforme bukabera n'ahantu hakomeye ntabwo uriya muntu wajya gusezerana usagiranga muntu ibyangombwa barabifashe ntabwo bishoboka byanze bikunze ibyangombwa yarabifite ariko byo nabyo ni icyo it's questionable abaza amategeko ariko ntabwo waba uri under babyita ngo sous surveillance ngo ugire ibyangombwa bituma ujya mu murenge bitume ukora ubukwe ubukorera ahantu hasobanutse nka hariya icyo kirashoboka ibyangombwa yarabifite icyo cyo kirashoboka se byo yaba yarabihawe kandi igihe yagomba kubigira yari umwere yagomba kubigira mu mategeko ntabwo yari umwere yagizwe umwere haba ubujurire kandi ubujurire iyo buriho situation iguma uko yari iri uranyumva so nuvuga ngo kugeza basomye yego nyine kugeza jusqu'à nouvel ordre so bivuga ngo agizwe umwere yari afite uburenganzira nk'undi munyarwanda wese icyitwa isezerano umuntu udafite ibyangombwa agafata ku idarapo siko kumunenge bigenda ariko kameme niduka kabi so ibyangombwa yarabifite ibisigaye sinzi aho ari aho yaba hose Imana imurinde ariko tubanze turebe ngo abaye ari hanze cyangwa ari mu Rwanda inyungu ziri hehe sizo metero ushaka ni aho kabisa Ishimwe Dieudonné Prince Kid sinkuzi wa mwana we nakumenye kubera n'uyu murongo nahisemo iyo ntabuyu ntago nari kumumenya kandi kuva bayeho namubonye rimwe mu maso ku mukwe bwe yantumiye ariko abaye ari hanze namwifuriza kugumayo namwifuriza kugumayo ntago mvuze ngo azahereyo nka wa mudepite wavuze ngo cyumara gahereye ari kandi yarakatiwe imyaka 7 hari n'umuntu wabishyize muri commentaire kandi kera narigeze kubivuga kuko biriya byo bitanga isomo ko inzego zivanga mu butabera umudepite aba ari muri legislatif ariko akajya kureyagisa gutanga commentaire muri judiciaire bira byapashije na perisa ariko tujye twumvikana bira ntabwo ari byo umudepite avuga gute ku mwanzuro w'urukiko yagomba kuvuga ati narangiza igihano yahawe ibyo niyo rangaje iri netre ni pouvoir ebyiri zibazo ngo ahereyo umucamanza yavuze 7 wowe uti ahereyo witwa ngo ushinga amategeko god rero Prince Kid nge ntabwo mvuga ngo azaheri yari abe yigumiyeyo kuko kuza aje gukora uburoko bw'imyaka 5 n'umugeni w'icyaruke nako ntabwo ari icyaruke aracyari umwari uko bari muri haradukunda yes ibyiza yagumayo yohani umuntu bakayiproronja akabanza akareba aho umuyaga ugana cyane cyane ko na Maître Nyembo ni wowe wamuhamagaye cyangwa ni Jean Paul avuga ngo ategereje copie de jugement yiga ingingo yatuma ajurira ariko ingingo zatuma kira cyemezo kijurire
biragoye nkurikije hari umunyamategeko numvishe yitwa nde Sauveur yasomye ingingo avuga ko ngo kugira ngo abe yajurira nuko ngo muri penali kujurira urukiko rw'ubujurire bareba igihano wakatiwe kandi kigomba kiri hejuru y'imyaka 15 uriya ni 5 so rero inzira yo kujurira Maître Nyembo Emerine najurira tuzabimenya ariko igihe cyose President ataramenya niba ubujurire bwaratanzwe ngo ubungu icyemewe ubu nuko bakwandikira Chief Justice bakagaragaza akarengane n'umuvunyi ibyo ngibyo yego ariko nabyo yarazisomye mbiburamo nabyo uwo mugabo Sauveur yarabisomye mbiburamo reference y'urubanza nzi witwa Jean Joseph wa munyakoreya twagiye tuvuga ku nkuru ze urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge wamuhamije ibyaha akatirwa imyaka 5 arajurira urukiko rukuru rurayishimangira ajya mu karengane abo mwere nuko ari umunyamahanga je utandukanye ibintu moshera ntago imyumbati n'intunusu bikurwa kimwe none se ubwo urumva niba harimo niba ambassade niba minafete yaho yari miyandikiriye hano sha wajura reka nawe bikore nyine muri uko kwandika birashoboka ko amategeko yakubahirizwa ariko nanone affaire d'etat niba ari umunyakoreya leta ya Korea ikaba kuvuga n'u Rwanda hanyuma kuri President haravugana nde nabi please aba prolonge séjour abaye ariko bimeze atari hano yaba prolonge séjour ye akareba aho bigana akabategeza ko Maître Nyembo atanga ubujurire bukakirwa akabona kwigaragaza naho ubundi kuzaza kurya uburoko n'umugore w'icyaro cye cyangwa ukiri umwari byaba ari ikibazo icya kabiri nibaza ko ni inyungu zabeshi kuba President yaba atari mu Rwanda agakwepa kira gifungo kuko bura President nawe hano muri no situation wabonye ko asa n'uwima itangazamakuru kuva wagira umwere kugeza koze ubukwe nakunze no kubwira ngo uzamubwire nanjye ameka interview nanjye y'umustar akavuga ati ntago umwanya afite wo kujya mu itangazamakuru cyangwa se ndahumeka nuko afite byinshi uriya mwana mu mutwe harimo byinshi atigeze avuga urubanza rwuzi ko rwaberaga mu muhezo ari byavugiye hari ibyo nawe ushobora kubona yashyugumbwa agashaka kubishyira muri public aje hano tukajya duhura akaba yatubwira cyangwa akaguha interview cyangwa se none ibyo rero agoje kwimunyamunya kubera ko urubanza rwe nkuko Jean Paul abivuga rwarimo ibintu byinshi abantu bakomeye cyane ko buriya nabiriya byaha nje numva ko nta muntu babakobwa abakorewe icyaha ntabwo nigeze kumva ko muheto niwe wanyuma warimo birimo bya happiness ariko se we ntabwo ari mu bagiye arya we ntabwo yari mu bagiye kwa noteri cyangwa okay so urumva dossier ya President iri compliqué et complexe ku buryo kuba yaba ari hanze d'abord yimwe public rona amakosa Jean Paul akurikiranyweho nta maranga mutima afitiye President hari nabandi nanjye shobora gucikwa ariko ntago haragera ko Jean Paul bari babanye igihe kirekire jewe ntago nari muzi cyane nundi ashobora gucikwa akagira icyo avuga kuri uriya mwana bikaba ibindi cyangwa se nawe yaza agacikwa kuri izo nshuti zakavuga ati nyamara buriya ibyanjye byarimo runaka akabamenya amabanga ibyiza niyigumira aho ari noneho rero nakwa kwimunyamunya yari afite hano ari hanze avuga ati wenda ntagira ijisho bakarikuramo sivuze ko ari umukuzi w'amaso uri uhari ariko uko yimunyamunya ari hanze mu rugo rwe ntabwo ariko yakwimunyamunya ageze muri gereza ashobora kwizera undi muntu wa muntu yagira hanze akabishyira hanze byose agashyira hanze dore dosi yuko yatangiye dore uko nabigenje ibyo bavuga bakavuga uribuka ibintu byigeze kuvuga babihuza na bamporiki n'uwo mugabo uvuze ngo ninde Jean Joseph icyumba cyo muri Grand Legacy abantu yapasaga ingenda abakobwa bari abamisi bagenda amakampani ya finansaga Miss Rwanda ibyo bivuga ko yagendaga pasa ababosi ibyo byose ashobora kugira muri gereza kubera depression no kubona ubuzima bwahindutse ati nundi tanu ndayikoze akabishyira hanze kandi abishyize hanze dore mu Rwanda isuri yatera ntago mvuga isuri y'amazi umutingito ibintu President afite mu mutwe abishyize hanze
abishyize hanze hano ku butaka bw'u Rwanda umutingito watera. So nuvuga ngo kuba ari hariya ni inyungu kuri we no kuri rubanda no ku bandi heje. Ku byose abishyize hanze umutingito isuri yatera. So nuvuga ngo rero inyungu ze kuba atari hano, inyungu kuba atari hano ni inyungu kuri we, ni inyungu ku bandi, ni inyungu no kuri societe by the way. Ni inyungu no kuri societe. Kuko Jean Paul uri bukano yageze akavuga ngo isura y'ubutabera bw'u Rwanda iragaragaye. Buriya president agize icyo avuga. Cyangwa Miss Muheta akagira icyo avuga. Twasanga Jean Paul ibyo avuga birenze ukuri. Uri kumva? Wicyo yakoze nuko nyine nabyita guhubagurika ni mugenzi wanjye baravuga ngo namututse ubwo ngubwo yabaye nk'uhubagurika ntiyashyira editing atwarwa n'amaranga mutima. Ariko Jean Paul azi byinshi, niba azi byinshi kandi Muheto azi birenzeho, Prince Kid we azi ibirenze byabo bombi byose ubizanye ukabimena hangaha. Yo papa umutingito pa. So urumva ngo rero abakunzi be bagize amahirwe ba Prince Kid bamwifuriza kuba ari aho hantu atuje, atitaba amatelefone y'abayutuberi, atitaba amatelefone y'inzego, akiberaho n'umugore we. Urumva kuko ntuza are numa yarebe ibabwiye ngo iyi couple muyime, niba bari kumwe, niba ubuze umwe bazundi, nusanga bombi bari kumwe bareke. Niko are numa pastor yabivuze. So niba ari n'umugore we abandi tumuha amahoro. Kuba yaba ari imbere mu gihugu, abaye ari imbere mu gihugu ni danje kuri we. Kaba ari akazi ka Nyembo, Maître Nyembo yabasha gutanga ubujurire bukemerwa aho Prince Kid yaguma mu buzima yararimo. Ariko ubujurire bwa Nyembo butabaye cyangwa se bwabaho bukangwa bahita bamujana. So ubwo rero nta mpamvu yo kuza muri iyo risk. Donc nzapfa nzakira simbizi kandi bigaragara ko tendance nini ari muri risk yo gufungwa nta mpamvu. Nabategereje either Nyemba ajurire byemerwe cyangwa se Nyembo natajurira agumiyo kugeza igihe ntazi. Nta mwana wiriya myaka so gufungwa by the way jeune couple itaranabyara no oya ni n'inyungu ku banyarwanda bose gufunga icyaruke amugeni we hega nko gupfakara 5 utaramara n'umugabo amezi 2 hari upfakazi burenze ubwo shabyehorera umushyize ahantu habi ceceka yabibaye nko kumunokwesha cyangwa kumubonja oya na aho ari nagumane n'umugore we nicyo cyambere cyo kwishimirwa kuko nago yamushatse byo kugira mu gihe utaragira ikindi umbaze reka ntumikira abantu barenze 2 bamaze kumbwira bati abo twabashe kuganira babaza nti ubibona gute kuri iriya couple bati Prince Kid ni Miss Elisa n'intwari kandi ibyo nanjye nabivuze igihe yajyaga kwa noteri akemera gufungwa nyina agasuka amarira iriya geste nta na rimwe izigera isibangana mu banyarwanda amarira ya nyina wa Elisa no gufungwa kwa Elisa ako nakambere na Prince Kid akabiro konesa yafungurwa akamugira umugore. Abantu basigaye bavuga ko Prince Kid ari we Romeo w'umunyarwanda, Juliet akaba Elisa, Jacques na Rose muri Titanic. Mbibwiye n'abantu babiri. So iriya couple niyo gusaruma bandike. Ariko ubwo Roma yaryoha agumye hariya tukazabamenya n'umwana bakazanabyara n'umwana bakamwita izina tukamenya akazina k'umwana ariko agiye mageragere Roma zaba zibaye yabisoje bihe oya zakwandikwa ari 2 ubwo byaba bibaye faze ya kabiri Roma ya kabiri kamenya yo kumenya ngo Romeo mageragere Juliet ikanombe arye ni mu Busanza Juliet mu Busanza Romeo kandi Jacques mu Busanza Rose yaba ari indi faze none ubwo urumva ikazandikwamo uko Juliet cyangwa Rose yitwaye muri iyo absence ya Romeo cyangwa Jacques. Ibyo ni ibintu byinshi uko nawe yitwaye hariya niba ari ukwirwarira kuko nari mfite amakuru yuko uriya mukobwa ari mu bantu basuye imfungwa inshuro nyinshi kandi asura uriya muhungu kandi wibuka igihanda cya mageragere ko kitagira kaburimbo n'ikivume ngo ntizibarika nabibwiye n'umuntu w'umunyamategeko. So rero
urugamba rwaba rusoje nabi byesura none ugasanga wenda umwe aragenda akicwa n'agahinda kirwarira undi akirwa yandika arandika se mu mageragere nta telefone bagira byaba ari bibi cyane katwifuriza ura muryango ubuzima bwiza aho baba bari hose kandi Imana ibatsindire ibatsindire byose ibibigimba ibitsindi ababe hafi kandi bizakunda kabisa. Reka nsoze kuyavuga siko kuyamara ariko nsoreze kuri tweet. Tumaze iminsi dukora comment cyane kuri tweet kubera ko nawe nibyo yahise azishyiraho nkabona zateje polemique bakumve ko ari umwihariko ni Miss Mutesi Jolly yongera aratweetinga ntajya yiburira ariko nyuma yo gukebura urubyiruko hazuka utuvideo tumwe na tumwe tumugaragaza mu byo yakiburaga urubyiruko ariko mbona n'ubundi bibaye binini uretse wikwivuna kuko iminota yatujyanye buriya nibyo byayo ninakubwiraga byo kwishushanya kwigira utari we aravugira abagore ntago abagore b'abanyarwanda batukana icyo kiveho none atangiye kuvuga ati urubyiruko mwigane inkotanyi zaruharaniye ntago inkotanyi zigeze zigisha gutukana nta nubwo azizi kurusha abandi ashwi ntago zitukana. Icya kabiri ati murirwa mubyina mukabara kanaka aragasebeje ibyo nabyo agomba kubyitega abonye kitavuzweho rumwe icyo yego nyine nikoma erega no gusebya business y'umuntu hanyuma abandi nabo bati bahita bazana utuvideo none se urabuza abandi kubyina nawe ubyina ibyo bibaye nka bya bindi urumva ntabwo ashimwa kabiri ejo none namushimye ko yatangiye kwandika ikinyarwanda uyu munsi bwo yongeye yandika mu cyongereza abwira urubyiruko ngo nirukabyine ariko harimo ikinyarwanda rubyiruko ni ikinyarwanda okay sorry ni ikinyarwanda ariko ati murirwa mubyina mu tubari akanaka none abandi bashyiraho akavideo nawe abyina azamura amapantaro none se ni gute kuki se wigisha ibyo utakora wabiretse ejo nise wavugaga ati niba ikintu ntacyo wagikoraho niba ntacyo umaze wigira icyo utwara none se niba ibintu kuki wigisha ibyo utakora urirwa wamamaza slogan z'inkotanyi kwitwara uko zibishaka ntabwo bishoboka akwirenza yankura heheze ntabwo nakuye ngo iyi myaka ntabwo wayigeza uri muri utwo ngo baranyirenza reka nkubwire mu gifaransa twize style bitaga syllogisme nidusaka dusoreze kuri iki syllogisme biravuga ngo l'homme est mortel Nero est un homme donc Nero est mortel kabiza ni hano rero ibibazo biba ku bantu Karegeya ni umuntu donc na Karegeya yagira ibibazo igitangaza kiri hehe ntagishya ku mubumbe reka mbabwize abamfitiye impuhwe muzigumane nta kibazo ariko muzangirire impuhwe umunsi kizambaho ari nge bwa mbere kizaba kibayeho yego nimubona Karegeya hagiye ikintu kiri kuba kuri Karegeya ari we wa mbere muzagira impuhwe murire mugire gute ariko nimubona ari ibisanzwe atari we wa mbere muzabifate nk'ibisanzwe niko bimeze so abantu nibagabanye amarangamutima si mabi ariko nanone ntabwo erega ntabwo kubembereza imvugo ziryoshye arizo zubaka umuryango aho kugira ngo abantu babeho mu kinyoma gisize isukari babaho mu kuri gusize umubirizi ko bimeze kandi abantu bagiye bihangana uyu munsi niba navuganye uburakari bishobora kuba bitewe wenda n'umunaniro w'akazi ndiriwemo ariko cyangwa se nayo makomantere nabonaga byansabaga ko ejo mfite urugendo byansabaga ko ndaramvuze kandi nabavandimwe mbwira nta mwanzi urimo pe reka duhinira aho ngaho dushimire cyane ababa badukweretse ko badukurikira 5 kuri 5 uko mukomeza kugana iyi chaîne birakomeza kutwubaka dushimire Urban Hotel baduha ahantu heza ho gukorera dushimire kandi New Chogam dushimire na nubu kwa kundi ubwire rwose na nubu ariko mukanya ashobora kujya umuntu wantumyeho ntabwo arangeraho reka dushimira Decor rero Decor yo nta kibazo na Contraf ubutumwa bwabo narabonye
Erega ako kantu k'ubutumwa reka mvana abantu mu rujijo. Ari umuntu ushera agiye gutangira kuvuga batirirabura. Ari igihugu ntari buvuga izina, harimo umuntu wiganye n'umuntu ukomeye muri icyo gihugu barabanye mbese. None akomeye. Avuga ati rero wowe nk'umuntu twiganye ntangi wamakame abantu twiganye rwose nabameza neza kimwe nuko. Baravuga ati rero ubwo twiganye wowe nzajya nkugenera akamvelope kangana gutya gahoraho. Kandi kazajya kazanwa na kanaka. Ubwo muri cya gihugu cyo hirya ya bya bindi bihora muri za kude. Noneho baza kuraranya amezi 2. Abo baje mu ruhame. Jya kubaho ati ikibazo cyawe abagira bagiye kubaza ikibazo wenda cy'ifumbire mvaruganda. Ati kabutuma sibuheruka. So muzehe wacoga rwose nta butumwa mperuka pe. Ubwa telefone narabubonye ubwa dekoro nabwiteze ariko ubwa coga rwose ntabwo mperuka. Ariko nta kibazo. Hari twonye dushimire hari undi mu mama wafunguye akantu k'agahoteli ku Gisenyi hafi y'Ikivu bakita ngo ni outdoor impact place. Ubushize wari watwemereye ko inimero ntago ndazigera kuziba ntago arambwira. Nakanda akanyenyeri nzareba inimero zakohereje. Bareba iryo zina ariko ubundi namara gukanda akanyenyeri nkabona nimero ze bazajya bagera i Musanze bamuhamagaye. Turashaka icyumba kimeze gutya kirimo amazi ashyushye kandi turarya inkoko cyangwa ifi cyangwa isambara. Ubu rero inimero kuvunyisha wo ntago nyibaha kuko nta kanyenyeri ndabona. Ngaye ngo asante sana mwakoze cyane.